Ikiganiro muraho wo kumenya. Nongeye kubasuhuza mudukurikira ku biganiro by'umuraho wo kumenya. Mu kiganiro cyahashize twakoze mbere twari turimo dusesengura ishyanga rya Isirayeli, uburyo ryavutse, uburyo ryakuze, uburyo ryagize mu bihe byaryo. Mu kiganiro cya mbere twakoze ndabasaba kuza kugikurikira, nibwo twarebye uburyo iri shyanga ryavutse. Ariko nkuko twabonye ko ishyanga rigira ibintu bitatu kugira ngo ryitwe ishyanga cyangwa se ribeho nk'ishyanga. Icya mbere twasanze ko ishyanga rigira ibyo bita imyemerere cyangwa se imyizerere. Icya kabiri, ishyanga rigira ubutaka ribarizwaho cyangwa se igihugu cyangwa se ahantu runaka batuye, bakoraho ibintu byabo, activite zabo, ubucuruzi n'ibindi bitandukanye. Icya gatatu, ishyanga rigira umuco. Uyu munsi rero tugiye kureba igice cya mbere mu bigize ishyanga kwa ngo ribeho, nicyo turi bwite imyemerere cyangwa se kwizera. Nkuko twabibonye mu gice cya 12 cy'itangiriro, twabonye uburyo Imana yategetse Aburahamu kuva mu gihugu cy'iwabo agasiga umuryango w'inzu ya se, ndetse akajya mu gihugu atarazi Uwiteka amusezeranye kuzamwereka. Nyuma y'ibyo nibwo twabonye ko Imana yamubwiye ngo nzaguhindurira ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe, uzabe umugisha. Aha ngaha tuhabona kwizera, kuko Aburahamu yaravuye mu muryango yarasanzwe abamo, kandi uwo muryango barafite imyemerere yabo, barafite imyizerere yabo. N'ikimenyimenyi ise wa Aburahamu witwa Tera ngo yabazaga imana zibajwe. Bivuze ko nawe yarafite aho yavukiye yarafite imyemerere runaka yarafite. Ariko aha ngaha hagaragara ikiganiro yagiranye n'Imana. Imana imusabye gusiga ibyo byose. Ikindi wenda navuga nuko muri Uri y'Abakalode ryari ihuriro cyangwa se umujyi nakwita uw'ubucuruzi. Amateka agaragaza abantu bari batuye ko batari bake. Bivuze ko ahantu yakuriye hari urungano, hari ibintu byinshi by'inzibutso yari afite, ariko kwemera akavugana n'Imana akemera kubisiga byose, bivuze ko ibyo yari afite yabitesheje agaciro, aha agaciro umuhamagaro yarahawe n'Imana. Iyo yumva nabyo ku Mana z'iwabo yari kwemera guhamagara ku Imana yari imuhaye. Rero ubwo yasize ibyo byose yaratangiye inzira yo kwizera. Kandi kwizera twabonye ko ari muri bimwe bituma ishyanga ribaho. Imyemerere yari yerekeje Imana, nk'imyemerere yaratangiye kujya, cyangwa se yaratangiye urugendo rwo kwizera Imana, agasiga imyemerere yari afite akerekeza kwemera kwe ku Mana y'imuhamagaye ko bagiranye ikiganiro. Harimo kwitanga kuko yarasize ibyo byose kugira ngo yakire uwo muhamagaro. Ikindi, Imana yamwita nzakwereka igihugu, ntabwo yaranahazi. Kera numvaga ko iyo abantu bajyaga kwimuka, umuntu yabanzaga yajya gutata akavuga ati ahantu harera, inzuri zaho zimeze neza, ubutaka nta kibazo, amatungo nta kibazo, akamenya amakuru y'aho hantu. Ariko Aburahamu we yizeye Imana, yemera yuko azajyana nayo aho izamutwara hose. Muri make, muri Aburahamu mu bazamukomokaho bari batangiye gusogongera kwizera, kandi kwizera Imana itandukanye n'izindi mana. Uko muri kino kiganiro hagaragaramo kwizera kwa Aburahamu. Ikindi, muri Aburahamu yagiye ahura n'ibintu byinshi bimugerageza, bituma kwizera kwe ashobora gushidikanyaho. Ariko nubwo byagenze bityo, ikiza imbere ya byose nuko yizeye Imana. Mu Baroma bavuga ko kwizera kwe kwahwanijwe no kuba umukiranutsi. Aburahamu ntibanze mu gitekerezo cye cyane, uko tuzagenda tureba imizi ya Aburahamu, abamukomokaho n'ibindi byose. Ariko tureba Isaka nk'umwana wa Aburahamu, tukareba Yakobo nk'umwuzukuru we. Muri Yakobo nawe yagize kwizera, kuko Bibiliya ivuga ko yakiranije marayika ijoro ryose, amubwira ko atamurekura atamuhaye umugisha. Uko kwizera kumva ko marayika ari umugisha, uko kwizera niko Imana ishaka kubaka mu bakomoka kuri Aburahamu. Haba muri Yakobo yizeye Imana, haba muri Isaka yizeye Imana. Imana ishaka ko mu bazakomoka muri Aburahamu bose bazagira kwizera
ikaba imfatiro mu bizatuma ishyanga ryabo rikomera, nk'uko twabibonye ko ishyanga rikomezwa no kugira imyemerere no kwizera, kugira ubutaka ndetse no kugira umuco. Ariko Imana igaragara nk'aho ariyo yabaye nyambere, kandi niko biri mu kubaka iri shyanga. Imana niyo yabaye nyambere mu gutuma bagira ubutaka bazaturaho. Imana niyo yabaye nyambere ibaremera umuco bazagenderaho, bamara kubijyamo noneho bakogera mu mahanga yose bakagira umugisha. Nibyo Imana mu mvuga tutavuga ati kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha, kandi uzakuvuma nzamuvuma, kandi muri wowe nimo imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. Muri make hari vision, hari intumbero Imana yari ifite muri uyu muryango yari itangiye kurema, cyangwa se muri iri shyanga, cyangwa se muri uyu muryango mugari. Iyo ntumbero ni ukugira ngo uwo muryango uzabere umugisha abandi bose. Ni umuryango Imana ashaka kugaragaza ko utandukanye n'indi miryango yose, kuko iyo uhitamo iyo Mana ukayizera byari gutandukana n'indi miryango yose. Gusa ntabwo byinjiramo neza cyangwa se cyane muri iki kiganiro, ahubwo icyo nifuje ko tuganiraho ni imfatiro ya mbere mu bigize ishyanga cyangwa se umuryango mugari yo kugira imyemerere. Imyemerere y'abakomoka kuri Aburahamu, Imana yari ishaka yuko yerekeza ku Mana, bakizera Imana, bakagira Imana nk'Imana yabo, kwizera n'imyemerere byose bikaza ku Mana, noneho bakaba batangiye kubaka izo nakwita inkingi eshatu zituma ishyanga rikomera. Nk'uko bino biganiro navuze ko ari ibiganiro by'uruhererekane, mu kiganiro gikurikiraho tuzareba Imana ibarindira noneho umuco. Nyuma yaho tuzaza kureba uburyo Imana yabahaye ubutaka bwo guturaho. Mbese iyo baza kubyohereza byose bari kuba ishyanga rikomeye, cyangwa se babaye ishyanga rikomeye? Ese niba tabyubahiriza bizabagendekera bite? Ese natwe twabigiraho tukaba twaba ishyanga rikomeye? Ni ibisubizo tuzagenda tubona kuko tuzagenda dukomezanya namwe muri ibi byigisho byo kureba uburyo ishyanga ribaho, uburyo ishyanga rikura, uburyo ishyanga rirangira cyangwa se rigera mu bihe byaryo. Reka nkomeze kubashimira mukomeje kubana natwe muri bino biganiro by'uruhererekane, ngira ngo Imana ikomeze kubaho umugisha, kandi aba ariyo ibasobanurira, aba ariyo nanjye isobanurira, iduhe gukomera ndetse iduhe kumenya, kuko yicara yacu yitwa umuraho wo kumenya. Reka uyu muraho dukomeze kuwujyamo, tuzagera ku isoko yo kumenya. Nibyo mbifuriza nanjye niyifuriza. Imana ikomeze kubaho umugisha. Murakoze. Ndabararikira kuzongera kugaruka tukongera tukareba ikindi gice cya gatatu cy'iki kiganiro. Murakoze, murakarama. Traveled alone upon this lonesome way. My burdens were heavy and dark was my day. I looked for a friend, not knowing that